ibyo wumva byari byaraburiye ishusho Uwiteka aje kubiha ishusho. Haleluya. Wowe wari wihebye, Uwiteka aje kubiha ishusho. Imana ishimwe. Yesu azaturengera kandi azatubera amaso. Ndagira ngo nkubwire ngo wowe ugerageza kumvira Imana, Uwiteka aje kukumva. Haleluya. Iri jambo riziye wa wundi wihangana. Haleluya. Yagera mu burwayi akihangana, yagera mu makuba akihangana, ubukene bwamufata akihangana. Iri jambo niwe yego. Ariko Yesu ndagushimye rata. Ariko Mana, haleluya, amen. Iri jambo riziye usenga Imana by'ukuri. Yes, reka mbasuhuze abakunzi ba Concorde TV show aho merose mu Rwanda mu ntara enye ndetse n'abari mu mujyi wa Kigali, abari mu mahanga mwumva ikinyarwanda ndabasuhuje. Imana amahoro nibane namwe kandi bahe umugisha nk'ibisanzwe. Ndihatuma Imana Concorde, reka fata umwanya ngushimira wakanze subscribe kadushyigikira tukatuka umuryango mugari. Nawe ugiye kubona iki kiganiro bwa mbere ukayikanda, nukuri ngusabiye umugisha. Nanjye nabasezeranije ko nazajya mbicisha urungu, niyo mpamvu ndi kumwe n'umukozi w'Imana Mukanoheri Joseline. Reka tumusabe abasuhuze. Ndabashuhuje, narimba kumbuye cyane. Yego, nongeye kubasuhuza rwose mbikuye ku mutima. Yesu wa twese abamera umugisha. Imana ishimwe. Yego, reka dutangirize n'isengesho ngo twiyambaze Imana ize kutuyobora. Mana uri data wa twese, ntabwo uri data wacu. Ndagushimye kubera ko wabanye natwe, dore tugeze mu isaha ya saa 7. Uwiteka Nyiringabo uri kumwe natwe, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Icyo ngushimiye nuko tugeze ya masaha mu miryango yacu nta gikuba kirimo, mu nshuti n'abavandimwe nta gikuba kirimo. Iryo nishimwe nanze mwaya masaha, izina ryawe nirishimwe. Yesu nukuri ndakwinginze kugira ngo ubane natwe. Mwami nciye bugufi kugira ngo ushirwe hejuru. Aka kanya ndakwinginze imbaraga zanjye ziburizwemo, ahubwo izawe arizo zimanuka zihesha icyubahiro data. Ngaho bana natwe, icomeje ni Satani n'abadayimoni. Ndirukana imyuka mibi, nirukanye kirogoya mu izina rya Yesu. Icyatuma Yesu bitagenda neza, icyo ngicyo gikurweho mu izina rya Yesu. Ngaho bana natwe Mwami, ntabari twe, ahubwo izina rye ryo rihabwa icyubahiro. Mbisabye mbyizeye mu izina rya Yesu, amen. Amen. Imana ishimwe cyane. Yego, reba hariya hejuru, uri kuhareba? Hari ngewe hari. Yego, hari iki? hari intama. Hari intama. Yego. Kuri wowe intama isobanuye iki? Tubisanishije na Bibiliya. Ubundi intama ni ikintu, ubundi ni umwana w'intama. Urumva? Ni ukuvuga ngo intama, ni ukuvuga ngo intama ndumva ari ikintu cyiza. Ni nk'uko niyo urose intama rwose warose ikintu cyiza cyane. Yego, yego. Uvuga ngo muri Bibiliya kera ibitambo byatambwaga, batambaga umwana w'intama w'umushishe, yego, kugira ngo umuntu ababarirwe ibyaha. Yego. Noneho Yesu aje kubambwa, aravuga ati njyewe ni umwana w'intama, umwana w'intama w'Imana uje kudutambirwa, atubera igitambo gihoraho. Nari mbonye intama roho araruguru zaje kumva ikiganiro. Nazo zigomba kudutaramira. Nibuka yuko Yesu yatubereye igitambo gihoraho. Yego. Nuvuga ngo kera warakosaga ugashaka icyo gitambo cyo gutamba, byumvikane n'iki ni kashe ukajya kukigura. Yego. Ariko Yesu atubera igitambo gihoraho. Atubera igitambo. Yesu ntiyakoze? Yarakoze cyane. Wamumpera icyubahiro. Icyubahiro nicaye wa Mana we gusa. Uwo mwami yitwa igitangaza, yitwa umuziranenge, Emmanuel, Imana iri kumwe natwe. Ari hehewe uwo mwami, ari hehewe? Ari mu mutima uwo mwami.
uwo mwami twigitangaza yitwa umuziranenge. Emmanuel, Imana iri kumwe natwe, ari hehewe ari mu mutima. uwo mwami ari hehewe, ari mu uwo mutima, mwami ari hehewe, ari mu mutima. yaramanutse agera ikuzimu, afata Satani aramwereza, mukoza hirya mukoza hino, mumena impanga. Yaranesheje, yaratsinze, gitare wacu ari ku ngoma. Yaramanutse, Haleluya, nibyo. yaramanutse ajya ikuzimu, afata Satani aramwereza, mukoza hirya mukoza hino, amumena impanga. Yego, yaranesheje, yaratsinze, gitare wacu ari ku ngoma. Haleluya, amen. Imana ishimwe. Nukuri gitare wacu ari ku ngoma. Njya ntekereza cyane ukuntu ducumura, noneho Yesu akatubabarira. Nageranya n'abakera ukuntu isi yasamaga ikabamira cyangwa bakabicisha amabuye. Yego. Cyangwa nk'ikije ukuntu umunyabyaha mba narapfuye, Yesu yabaye ntaravutse ku ngoma ya Yesu, ariko Uwiteka warakoze. yabaye naravutse ku mategeko ya Mose, ndakurahiye mba narapfuye. Nukuri ariko uracyariho. Nukuri ndacyariho, no mpamvu numva Yesu umukunze. Yego dise. Uyu munsi se watuzanira ijambo. Uyu munsi ijambo nazanye niryo kuvuga ngo kumvira. Kumvira. Yego. Ni karibu. Murakoze. Amen. Kumvira, jya umvira umwuka w'urukundo. Tugiye gusoma muri Yohana ibice 9, turasoma ku murongo wa 31 wonyine. Ubona Yesu. Yohana ibice 9. Yohana ibice 9 umurongo wa 31. Kadusome mu izina rya Yesu. Amen. Yingira vango Yesu akiza uwavutse ari impumyi. Ku murongo wa 31 haravuga ngo, tuzi yuko Imana itumva abanyabyaha, ariko uyubaha agakora ibyo ishaka, uwo niwe yumva. Amen. Haleluya. Amen. Imana ishimwe. Himbazwe. Navuze ngo ijambo nabazaniye kumvira. Haleluya. Niyo mpamvu iri jambo ritubwiye ngo tuzi yuko Imana itumva abanyabyaha. Iri jambo riziye abakiranutsi, iri jambo riziye abubaha Uwiteka, iri jambo riziye abagendera mu byayo. Haleluya. Bagakora ibyo gukiranuka. Imana ishimwe. Amen. Haleluya. Amen. Iri jambo riziye wa wundi wihangana. Haleluya. Yagera mu burwayi akihangana, yagera mu makuba akihangana, ubukene bwamufata akihangana. Iri jambo niwe Yego. Ariko Yesu ndagushimye rata. Ariko Mana, haleluya. Amen. Iri jambo riziye usenga Imana by'ukuri. Haleluya. Amen. Yego. Imana ishimwe. Tuzi yuko Imana itumva abanyabyaha. Tuzi yuko Imana itumva abanyabyaha. Yego. Ariko uyubaha agakora ibyo ishaka. Yego. Uwo niwe yumva. Haleluya. Amen. Ndagutangariza ko wowe uyu munsi wubaha Imana, uyu munsi je kukumva. Haleluya. Uyu munsi urasaba Yesu aguhe, uyu munsi urayitabaza gutabare, uyu munsi Yesu aje ku buzima bwawe, uyu munsi aje kukurenge. Amen. Kubera ko wayumviye. Haleluya. Amen. Imana ishimwe. Amen. Yesu ratara bini fire rotara sire dosai. Ariko Yesu uri paparata, uri papa. Haleluya. Amen. Ntabwo Imana yumva abanyabyaha, ngari kuyumvira uwo nguwe ije kumwumva. Haleluya. Ndagira ngo nkubwire wowe wubasha Imana, akaba uyu munsi uri mu kigeragezo, uyu munsi Imana ije kukumva. Amen. Haleluya. Amen. Uyu munsi ije kumva abakobwa, uyu munsi Imana ije kumva abasore bayubashe.
notara binify uyu munsi je kumva ababyeyi bayubashe. Yego. Haleluya. Amen. Bakitondera amategeko yayo. Uyu munsi nibije kumva. Haleluya. Ntabwo izumva abanyabyaha babandi bakuzengereje, abangabo ntabwo izumva gusaba kwabo. Haleluya. Ahubwo ije gushira iherezo ku byawe. Haleluya. Ibyo wumva byari byaraburiye ishusho, Uwiteka aje kubiha ishusho. Haleluya. Wowe wari wihebye, Uwiteka aje kubiha ishusho. Imana ishimwe. Yesu azaturengera kandi azatubera amaso. Ndagira ngo nkubwire ngo wowe ugerageza kumvira Imana, Uwiteka aje kukumva. Haleluya. Uyu munsi ugiye gusaba kumve, uyu munsi ugiye gutabaza agutabare uyu munsi. Haleluya. Amen. Imana ishimwe. Yesu abongerera agakiza, Yesu abongerere kumvira Uwiteka. Iyo wumviye Uwiteka buri kimwe cyose urakibona. Nkunda kuvuga ijambo rikomeye ngo iyo wumviye umubyeyi ahagutumye hose ukagenda, iyo umusabye araguhereza. Nukuri. Umutetaho. Yego. Uteta kuri mama wawe. Ariko Imana ndabarahiye ntabwo izegera yumva inkozi z'ibibi, ntabwo izigera yumva abasambanyi, nta nubwo izigera yumva abajura. Haleluya. Nkuko ijambo ryatubwiye ngo ntabwo kanitangeho urugero. Haleluya. Ntabwo sindi umuhanuzi, sindi umuvuga butumwa, ariko ntabwo nzagenda imbere y'Imana ngo mvuge ngo Mana narahanuraga, ngo nasengeraga runaka bigakunda, ngo namusengeraga uburwayi ngo bugakira, ngo yewe amamodoka. Ntabwo ari cyo nzajyana imbere y'Uwiteka, ahubwo icyo nzajyanayo ni ugukiranuka n'imirimo myiza ikwiriye abihannye. Haleluya. Amen. Ndagutangariza ngo wowe urukumvira Imana ugiye kubona ineza y'Imana. Wowe uri guca bugufi ibyawe igiye kubihereza ishusho. Wowe uri kwitondera amategeko yayo igiye kuguhereza agaciro. Aho wari waraburiye agaciro igiye kukaguha. Ariko icyitonderwa ni inkozi z'ibibi. Ntabwo Imana izumva inkozi z'ibibi. Haleluya. Navuze ngo musabe umutima wera kuruta ibindi byose. None ijambo riratubwiye mwumve kumvira Uwiteka bifite umumaro. Kumvira Uwiteka ni ikintu gikomeye cyane. Iyo yumviye nawe irakumva, mu kibazo cyose wavugira kumva. Bakurenganyije iraza ikagutabara. Haleluya. Bari kukuburanyira zikakuburanira. Yewe wabuze buri kimwe cyose iraza ikakiguha kubera ko wagize ute wumviye Imana. Nibikubwiye ngo icara, icara. Nibikubwiye ngo haguruka, haguruka. Nibikubwiye ngo genda, genda. Nibikubwiye ngo vuga, vuga. Nibikubwiye ngo ceceka, intego ni uguceceka. Haleluya. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Imana ishimwe mukozi Imana. Imana iguha umugisha, abwirwa benshi akumva na beneyo. Yego. Yego. Reka tugane ku musozo tugusabe utange nimero, bundi umva afashijwe azaguhamagare mufatanye gusenga. Uri n'umuhanuzi uzamuhanurire. Imana nivuga uzatumike ubutumwa iguhaye ngo umushyire, kandi niceceka nyine nawe nuguceceka. Yego. Yego. Nimero ni 078 666 456 89. Yego. Kadusoreze n'isengesho. Yego. Mana turagushimye, ubanye natwe, ukoze igitangaza. Mwami, harabo wongeye guhereza kukumvira, harabo wongeye gushiramo umwuka wera, harabo wongeye guhereza imbaraga kugira ngo uru rugendo bazarurangiza amahoro. Urakoze cyane Mwami, urongeye utanga agakiza mu bantu, urongeye utanga ububyutse, abari baryamye urongeye urabegura. Izina rye rihabwe icyubahiro. Ngakomeza ubane nabo, ubigaragarize nk'Imana. Kandi uyu munsi kuva bamaze kumenya ko kumvira Uwiteka ari byo bifite umumaro, uhereye uyu munsi reka batangire bakubahe, reka batangire bakumve, reka batangire bagukorere. Umuririmbyi aravuze ngo umwami Yesu aratubaza ati ngo ninde ntumye mu murimo wanjye. Reka uyu munsi Yesu yongeye agutoranye, mubarahereza umurimo, nawe Yesu agutoranyemo. Mubarahereza akazi, nawe Yesu agutoranyemo. Mubanaragirira neza uyu munsi, nawe Yesu agutoranyemo. Mu izina rya Yesu urakoze kubikoreye kwiyubahisha. Ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu wabambwe tukabamburwa.